mbifurije ibihe byiza n'umugoroba mwiza nshuti bakunze b'Urugero TV and Radio Official. Nongeye kubaha ikaze mbabwira ni mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hirya no hino, kandi muze tuganire tubagezeho inkuru y'uyu mugoroba. Ni inkuru yasohotse mu binyamakuru bitandukanye, niyo nkuru yiriwe igarukaho kuri uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni inkuru ivuga ku buryo ADPR yirukanye burundu abapasiteri 35. Ni ibintu bitamenyerewe mu matorero ariko byabaye kubw'impamvu. Reka tugaruke kuri inkuru byimbitse. Itorero rya ADPR mu Rwanda yambuye inshingano z'ubushumba abapasiteri 35 bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR ryatangaje ko ryambuye inshingano z'ubushumba abapasiteri n'ababwizabutumwa 35 bitewe nuko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kandi bakaza no kubihamywa n'inkiko. Ibyo byanyujijwe mu itangazo rigenewe abanyetorero ryashyizwe umukono n'umushumba mukuru wa ADPR Pasiteri Ndayizeye Isaie ku itariki 18 Werurwe 2026. Ni itangazo rigaragaza ibyashingiyeho hafatwa icyemezo ndetse n'urutonde rw'abantu 35 bari abapasiteri n'ababwizabutumwa ba ADPR mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, barimo na Pasiteri Jean Uwinkindi wakatiwe igifungo cya burundu kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Urwo rutonde ruragaragaza ko abariho bose hamwe 35 bari barahawe inshingano mu itorero na ADPR mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu, kuva ku bakoreraga ku rwego rw'imidugudu ya ADPR, za paruwasi nazo zirimo ndetse no ku rurembo. Ariko kandi harimo na Pasiteri Nsazurwimo Joseph wari umuvugizi wa ADPR ku rwego rw'igihugu, kuri ubu uba mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse niwe wenyine uri kuri urwo rutonde bigaragara ko yari umuyobozi mu buyobozi bukuru. Abo bapasiteri n'ababwirizabutumwa bakuwe mu nshingano. Aba bapasiteri n'abavugabutumwa bakuwe mu nshingano barimo abari mu magororero mu Rwanda, abo bigaragara ko badafunze bari hirya no hino mu gihugu. Abari mu mahanga nabo bitazwi aho bari nabo barimo. Abo harimo Pasiteri Sibomana Mathieu wakoreraga Igihundwe muri Rusizi. Mu bo bitazwi aho bari kandi harimo Ntakibuze Innocent wari umubwirizabutumwa muri paruwasi ya ADPR Mahoko i Rubavu, bitazwi aho ari nyuma yo gutoroka igororero. Urwo rutonde kandi bigaragara ko abaruriho barimo abahamijwe n'inkiko ibyaha bya jenoside ndetse baza no kubihanirwa, harimo abarangije ibihano n'abakibikora. Abatarafatwa bari mu mahanga ndetse n'umwe yatorotse igororero. Mu bagikora ibihano bakatiwe harimo Pasiteri Jean Uwinkindi wafatiwe muri Uganda mu mwaka wa 2010, aho yabanje gufungirwa i Arusha muri Tanzania ariko nyuma yoherezwa mu Rwanda muri Mata 2012. Uyu yahoze ari umushumba wayoboraga paruwasi ya ADPR Nyamata mu Bugesera, akatirwa n'urukiko rukuru gufungwa burundu mu mwaka wa 2015. Urukiko rwamuhamije ibyaha birimo kuyobora ibitero simusiga byahitanye abatutsi benshi ndetse no kujya kuri za bariyeri zabaga zigamije kurobanura abatutsi bari bwicwe. Ibyaha yabihamijwe ko yabikoranye ubugome bukomeye no kwitabira inama nyinshi zanogezwagamo imigambi yo kurimbura abatutsi, biri mu bigize icyaha cyo kurimbura nk'icyaha cya jenoside. ADPR yagaragaje ko uwo mwanzuro yawufashe ishingiye ku ngingo ya 22 mu gika cya mbere, by'umwihariko mu gako kayo ka 19 n'iya 33 mu gika cya mbere, by'umwihariko mu gaka kayo ka 12 z'amategeko shingiro yayo yo ku itariki 13 Nzeri 2021. Yagendeye kandi ku mabwiriza agenga abanyamuhamagaro bafite inshingano za gishumba, ababwirizabutumwa n'abadiyakoni mu itorero rya ADPR, yasohotse ku itariki ya 16 Ukwakira 2025, ndetse irongera ishingira ku mwanzuro w'inama nkuru y'abashumba y'itorero rya ADPR yateranye mu Kwakira 2025 no muri Gashyantare 2026, isuzuma ingingo zirimo iy'umuhamagaro ufite inshingano za gishumba wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'inkiko z'igihugu zibifite mu nshingano.
Reka twinjire tubasomere abahagaritswe bose muri rusange, dore ko urutonde narwo rwasohotse. Nk'uko bigaragara rero, itangazo ryagenerwaga abanyetoro ryagiraga riti bushingiye ku ngingo ya 20, itangazo rigenewe abanyetoro b'itorero ADEPR bushingiye ku ngingo ya 22 igika cya mbere agaka ka 19 n'iya 33 igika cya mbere agaka ka 12 z'amategeko shingiro y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda ADEPR ry'u Rwanda, itorero ADEPR yo kuwa 13 Nzeri 2021, bushingiye kandi ku ngingo ya 13 igika cya mbere agaka ka 12 iya 32 n'iya 38 z'amabwiriza agenga abanyamuryango bafite inshingano za gishumba, ababwiza butumwa b'abadiyakoni bo mu itorero rya ADEPR yo kuwa 16 z'ukwa 10 2025, bushingiye ku mwanzuro w'inama nkuru z'abashumba y'itorero ADEPR yateranye ku ya 22 ukwakira 2025 na 11 Gashyantare 2026, igasuzuma ingingo zirimo iz'umuhamagaro ufite inshingano za gishumba wahamijwe n'inkiko z'igihugu zibifite mu nshingano icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubuyobozi bwa ADEPR bw'itorero ADEPR buramenyesha abanyetorero baryo ko abari ku rutonde rukurikira bambuwe inshingano za gishumba n'iz'umubwiriza butumwa baherewe mu itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADEPR, kuko bahamijwe icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Wa mbere waje ku rutonde yitwa Bizimungu Joel, akaba yari asanzwe inshingano yari afite mu itorero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yari pasiteri wakoreraga mu mudugudu, aho yakoreraga yari Kigali, Kayanga, Mukuyu, akaba yabarizwaga akaba ari kubarizwa i Bumbogo mu Rwanda. Gakwerere Cyprien, uyu ni pasiteri wayoboraga paruwasi yakoreraga amajyepfo ahitwa Byimana Mbuye, ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda. Gatera Simon Pierre, pasiteri wakoreraga Sefoka, akaba hari aho yakoreraga hari amajyepfo. Nyabisindu, akaba ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Belgique. Kagurano Gerard ni pasiteri wayoboraga paruwasi amajyepfo Rukoma Bugarama, ubu ari mu gihugu cya Uganda. Kananura Mathias, pasiteri wakoreraga mu mudugudu amajyepfo Ruhashya Nyanza i Rwanda, akaba ariho ubu ari kubarizwa. Muhire Celestin ni pasiteri wakoreraga mu mudugudu Rurembo rwa Kigali, paruwasi ya Kayanga, itorero Mukuyu, akaba ubu ari kubarizwa muri Gasabo mu Rwanda. Munyeboyi Amoni ni pasiteri wayoboraga paruwasi Rurembo rw'amajyepfo, paruwasi Kamonyi, itorero Rugarika, ubu ari kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeza abandi, hari uwitwa Mwaruguru Gervais, yari afite inshingano, yari pasiteri wakoreraga mu mudugudu, akaba yari mu Rurembo rw'Iburasirazuba, paruwasi Murambi, itorero Ntete, igihugu ari kubarizwamo ubu ari mu gihugu cya Uganda. Ndarizigamiye Gaspard, pasiteri wakoreraga mu mudugudu Ururembo rw'Iburengerazuba, paruwasi Mushubati, itorero Mukebera Rwanda, ubu ari kubarizwa mu Rwanda ahitwa Rutsiro. Ndemeye Joseph ni pasiteri wakoreraga mu mudugudu, akaba yarakoreraga mu Rurembo rw'amajyepfo, paruwasi Maheresho, itorero Gitega, ubu ari kubarizwa mu igororero rya Huye i Rwanda. Ngendahayo Vena, pasiteri wayoboraga umudugudu Ururembo rwa Kigali, paruwasi Muganza, itorero Rugarama, ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda. Pasiteri Ngezahayo Matayo yari pasiteri wayoboraga umudugudu amajyepfo, Ururembo rw'amajyepfo, paruwasi Busoro, itorero Nyakibingo, igororero ari kubarizwamo ubu ni igororero rya Mpanga mu Rwanda. Niyonteze Tobar yari pasiteri wayoboraga umudugudu Ururembo rw'amajyepfo, paruwasi Gahogo, itorero Karama, ubu ari kubarizwa i Muhanga mu Rwanda.
Nkubayimiheto Antoine, pasiteri wayoboraga umudugudu iburengerazuba, paruwasi Gihinga, itorero Musasa, ubu ari kubarizwa i Rutsiro mu Rwanda. Nkubito Noel, pasiteri wayoboraga paruwasi Ururembo rw'Amajyepfo, paruwasi Musambira, itorero Musambira, ubu ari mu igororero i Muhanga i Rwanda. Nsazurwimo Joseph, pasiteri wari umuvugizi wa ADEPR, Ururembo Kigali, paruwasi Kimihurura, itorero Kimihurura, ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Belgique. Nyandwi Enoke, pasiteri wayoboraga Ururembo Amajyepfo, Nyabisindu, iyo ni paruwasi ndetse itorero ni Nyabisindu, ubu ari kubarizwa Nyanza i Rwanda. Uyu yayoboye Ururembo, uyu wayoboraga Ururembo rw'Amajyepfo yitwa Nyandwi Enoke, nawe ari mu bahagaritswe burundu, yasezerewe. Rwabuzisoni Ruben cyangwa se Ruben, ni pasiteri wayoboraga paruwasi mu Rurembo rw'Amajyepfo, paruwasi Rukoma, itorero Rukoma, ubu ari kubarizwa i Nyanza mu Rwanda. Sagautu John, ni pasiteri wayoboraga paruwasi Ururembo Amajyepfo, paruwasi Nyabisindu, itorero Nyabisindu, ubu ari kubarizwa mu gihugu cya Malawi. Abandi twavuga ni Seromba Mathieu, ni pasiteri wakoreraga mu mudugudu mu Rurembo rw'Iburengerazuba, Gihundwe, kugeza ubu nta muntu uzi ahantu ari kubarizwa. Serushoki Jean, pasiteri wayoboraga paruwasi Ururembo rw'Amajyepfo, paruwasi Kimihurura, itorero Kimihurura, ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda. Uwinkindi Jean yari pasiteri wayoboraga paruwasi, akaba yari mu Rurembo rw'Iburasirazuba, paruwasi ya Nyamata, itorero Kayenzi, ubu ari kubarizwa mu igororero i Nyanza. Babonampoze Jean Pierre yari umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu, akaba yarabarizwaga mu Rurembo rw'Iburengerazuba, paruwasi Gihinga, itorero Ruhango, ubu ari kubarizwa mu Rwanda ahitwa i Rutsiro. Habimana Loise, Bizimungu Jean Claude, umubwirizabutumwa wari umudiyakoni, nawe yari mu Rurembo rw'Iburasirazuba, paruwasi ya Nyamata, itorero rya Gatare, ubu ari kubarizwa mu Bugesera n'ubundi mu Rwanda. Habimana Loise ni umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu Ururembo rw'Iburasirazuba, paruwasi ya Murambi, itorero Kiziguro, ubu ari kubarizwa mu igororero Ngarama. Harerimana Reverie yari umubwirizabutumwa wayoboraga umudugudu mu Rurembo rw'Iburasirazuba, itorero rya Nyagasambu, hanyuma paruwasi ya Nyagasambu, itorero Kadasumbwa, ubu ari kubarizwa Nyagasambu mu Rwanda. Mukurarinda Yohani yari umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu mu Rurembo rwa Kigali, paruwasi Kabuga, itorero Mbandazi, Uganda. Bakeka na Nyagatare, bakeka ko yaba ari Uganda cyangwa Nyagatare. Undi ni Musabyimana Celestin, yari umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu Ururembo rw'Amajyepfo, paruwasi Ruramba, umudugudu itorero Karumeli, ari kubarizwa Nyamagabe mu Rwanda. Nambaje Yezu GMV, uyu yari umubwirizabutumwa wari umunyetorero, yari mu Rurembo, yabarizwaga mu Rurembo rw'Iburasirazuba, paruwasi ya Sake, itorero Kagarama, ubu ari kubarizwa Ngoma Zaza mu Rwanda. Undi ni Nsabimana Canisius, yari umubwirizabutumwa wakoraga mu gihugu, wakoraga mu mudugudu mu Rurembo rw'Iburengerazuba, paruwasi Gatumba, itorero Miduha, ubu ari kubarizwa mu Rwanda Ngororero. Reka dusoreze kuri aba banyuma, twavugamo harimo Ntakibuze Innocent, uyu yari umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu mu Rurembo rw'Iburengerazuba, paruwasi Mahoko, itorero Rwankomo, ubu aho aherereye ntihazwi kuko bavuga ko yatorotse igororero. Rusatsi Edouard yari umubwirizabutumwa wari umunyetorero wabarizwaga mu Rurembo rw'Iburasirazuba, paruwasi Nyamata, itorero Nyagihunika, ubu ari kubarizwa Bugesera Mwogo mu Rwanda.
undi ni Sibomana Shadrack ni umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu, akaba ari mu rurembo rwa Kigali, paruwasi Gihogwe, itorero Gihogwe, ari kubarizwa i Nyanza mu Rwanda. Sibo Rurema Jean Marie Vianney ni umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu, abarizwaga mu rurembo rw'iburengerazuba, paruwasi Gatumba, itorero Mashenyi, ubu ari kubarizwa mu Rwanda Ngororero. Uwanyuma twasoreza ni Uzabakiriho Vincent, umubwiriza Vesa, umubwirizabutumwa wakoreraga mu mudugudu, ururembo rw'iburengerazuba, paruwasi Mukungu, itorero Nyabubare, hanyuma igihugu arimo kugeza ubu ari Rwanda i Karongi. Ibi byakorewe i Kigali kwa 18 Werurwe 2026, bisinywaho umukono na Pasiteri Ndayizeye Isaie, umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR. Abarero 35 bakimara gusezererwa burundu, biba bivuze ko bambuwe inshingano, bambuwe titre bari basanganywe, kugeza ubu baba biswe abakristo gusa nta kindi kintu, ndetse basizwe ubusembwa. N'ubundi rero nk'uko twari twabivuze, aba bose abenshi barashinjwa, bagaragaye ko bakoze ibikorwa bibi cyangwa se birimo n'uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Bityo rero ADEPR, uyu mugabo Pasiteri Ndayizeye Isaie akaba akomeje kugenda akora byinshi mu myaka yashize. Itorero rya ADEPR ritagiye rigaragaramo ibyo bakundaga kuvuga ko ari kwijandika muri politike, ariko kugeza ubu uyu mugabo arimo arubaka itorero kandi akagendana na gahunda za leta. Bivuze ko impinduka nyinshi ziracyaza, no kuba hakozwe ibi nyuma y'imyaka ingana gutya hari igisobanuro bifite ku itorero rya ADEPR, no kwikuraho ubwo busembwa no kwitandukanya n'ikibi. Reka rero tubashimira abaye badukurikiye, tubibutse gukora subscribe niba muri kumwe natwe, mukomeze kubana natwe mu yandi makuru naha mu gitondo, kandi tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza.